Shabre ukundeba nyine buranagiye kuguhamagara mfite agahinda kenshi ejo bundi nkuko abantu babibonye nakubiswe mwiza kabwana niko nabivuga ntago nisuzuguye ariko birababaje kubona umuntu afata impano waguze mu mafaranga y'inzu ukigomwa ukavuga ati reka inzu nigomwe wenda nyiri inzu nimusobanura ukagura impano yawe ukayiha umukobwa ukajya kuma mutipe arayikandagiye cyangwa arayifasha arayitaye muri toilette byarambabaje icyo kintu nicyo kintu nazibagirwa cyambabaje mu buzima bwanjye kugeza na n'ubu n'iyi saha nyiri inzu ndamukwepa ndabyuka saa 10 kugira ngo atambona kanyaka amafaranga ni danger nicyo kintu kimbabaza kugeza kuri ino saha yego Diane we bite Diane nawe nyine ari uriya mukobwa ndamukunda ariko we ntago ari kubingaragariza ndi kubabara cyane ndamuhamagara rimwe rimwe akankupa akagira uti ariko nizeye ko igihe runaka bizakunda yego we Diane ndakwinginze cyane mbisubiremo mfasha unduhura umutima kuko ndawukunda cyane I love you. Yes, mwongeye kwirirwa kandi muri abakunzi ba Yawe TV nk'ibisanzwe tugarutse imbere yanyu kugira ngo tuganire byinshi bitandukanye. Muri kumwe na Blaze channel ni Yawe TV. Imbere yanyu murahabona umuvandimwe uri ku cyangwa ariko nabirenze man. Ongera kaje kujya twubikana. Nabirenze ni ibintu bisanzwe. Reba gakepa ariko. Shaka ngaka karahuto karaho. Nawe wagahaha. Wagahaha. Dore biromba ariko mu ijosi. Ibi biraciriritse cyane. Kwicisha bugufi. Dore amasaha ariko. Nisanzwe tu. Nisanzwe. Ufata icyemezo cyo kwifunga gutyo wagifashe nka sangahe? Ni ibintu byanjemo ntago njya ninda ku myambaro cyane iyo ngiye kwambara ubwo umwambaro unjemo ako kanya niwe mpita nambara yego Trayban se ko wadushyize no twa style cyangwa no tw'amaso no tw'amaso nitwa urarwaye ndarwaye turi kumwe nande muri kumwe na SOUVENIR tu SOUVENIR iri zina rishyashya muri social media oya bamaze kumenyera kuko ari ibitangazamakuru nagiye nambukaho barabizi bamaze kumenyera nk'ubu ngubu umuntu ureba Yawe TV akaba nta handi hantu ajya reba acyumva SOUVENIR amwumve hehe amwumve hiki azwiho SOUVENIR ni umusore nyine umaze kumenyerwaho nk'umusore uri kubabazwa muri no minsi mu rukundo aho nakunze umukobwa nkagerageza kuyimubwira ko kugeza na no bakaba tarabasha kunyumva kuba bibonye bo babonye ko mu minsi yashizeho nahuye n'undi musore witwa ko ngo bakundana akanangira naba kankubita ubu ngubu nyine ni ibibazo tumbure ni ibibazo byataye warakubiswe narakubiswe wenda ntuzi gutereta gutereta se oya nagaruka ngo nago nzi gutereta ahubwo ari ukuntu nimba wavuga ati wenda umukobwa nago yabiramujyamo fresh ariko ari uba wagerageje man ariko ibaze kwangwa nayo madrip uhagaze nago nanzwe ahubwo buriya wasanga ari igihe kitaragera tu ariko uko byagenda kose gahunda nyine ngomba kuyikomeza paka yemeye yego okay ako karakanyuzemo tuguhereza nikaze kuri Yawe TV welcome murakoze cyane umeze ute shameze fresh tu fresh kazuba nyine ni power ni fresh ahantu hose na fresher zuri na zose kabisa okay twinjira mu kiganiro cyacu rero reka noneho ditoko dukubita tubangura tubwire se ubundi uwo mukobwa ninde uwo mukobwa ku bantu batamuzi yitwa Umutoni Diane Umutoni Diane tuzi washatse kwicuka bw'abandi ariko ukaba bwaratashye noriya niwe akaba amaze iminsi azana kuri Yawe TV tumuganiriza tubwira ibintu by'inkundo bye shana uriya mukobwa kabisa noriya niwe umutima wanjye kugeza aka kanya ukiri gutekerezaho ariko se buriya byandi bajya bavuga ngo atareshya ntaramukanya wa musore na za fresher zura mukobwa ukayo maboko areshya naye umbareka nkubwiye rero buriya ibintu by'urukundo ubundi yari urukundo nyarwo nago rwita kuvuga ngo uriya muntu asa gute ngafite aya mafaranga se nayafite rero ari ibyo rero abakene nago twajya tubakunda cyangwa abantu basukundi kuntu iyo ugiye ukunda rero buriya nawe wasanga afite wenda undi nawe akunda kandi uri munsi cyane urukundo nago rwita kuri ibyo biterwa n'umuntu wagiye wiyumvamo tu buri muntu wese burya agira tekinike akoresha atereta cyangwa avuga urukundo cyangwa rusaba
we ni nk'akahe kantu k'agakurya ushobora kuba waramukoreye ku buryo wumvaga kamukoma kakamuvana mu bye kakamuzana mu byawe? Diane rero buriya wenda niwe waba ubizi cyane, kuko uko bwije uko bukeye umunsi ku munsi gerageza kumukorera utuntu nyine tw'udusapurayizi kugira ngo byibura ndebe ko igihe cyagera akambwira ati SOUVENIR ndakwemereye. Buriya niwe ahubwo wakubwira utuntu twinshi uko ngerageza kubikora. Yego. Burya hari ukuntu iyo ushaka kumenya umukobwa cyangwa kumugeraho mu nzira zoroshye uca ku bashuti biwe. Byibuze hari umushuti wawe waregera akakubwira ibyo akunda n'ibyo yanga kugira ngo umenye aho urasira mu cico ukamugeraho fresh. Ntabwo ari benshi twabashije kuvugana, ariko harimo n'abamamagaye bacuti be bamvugisha bambaza ati se bimeze gute, bangira inama bashimira, nkomeza kubashimira kabisa, mwarakoze byatari ku nama zanyu. Baranganirije barambwira ati wowe rero wicika intege. Ni nayo mpamvu ubu ngubu ubona nyifite akabaraga ko kuvuga ati reka nkomeze. Harimo abo twagiye tuganira. Njye nk'umuntu ukurikirana social media, nk'umuntu ubikoramo, nabonye wigaragaza umunsi umwe utanga ikintu cy'igikado hariya. Narakimuhaye, naragiteguye, cyari cyanamvunye, ariko ntuze kumbaza ku mafaranga yacyo. Ariko bitarenze uko biri kose cyari gihagaze amafaranga menshi. Urumva ntabwo wajya gutanga impano ngo ugende utoragura akantu umuhereze. Nk'umuntu uri gutereta uko byagenda kose uriya miniyatu urashora umenamo kugira ngo urebe ko byibura hari icyo byatanga. Yego. Ariko wenda tutaragera kure, Diane pe, reka mbivuge nk'umuntu ufite amaso mazima, wamubonye uriya mwana ni mwiza, ariko se wenda hari akantu k'umwihariko cyangwa tungahe wamubonye nawe akavuga ati turagukoma tuguhereza icyemezo cyo kuba wajya kumutereta nk'uduki? Ubu njya kumukunda, ndumva narebye ikiganiro cye, hari TV imwe nakibonyeho, ndeba imivugire ye, imisubirize ye, noneho nuko ateye inyuma byose bitabinkurura. Nakubeshye narebye ikiganiro cye iminsi namaze nk'icyumweru ndeba ikiganiro kimwe, aho aseka, aho agira ute, ari we ndeba gusa. Kariya kanyogosho karako ni ibindi bindi, ntabwo nabigusobanura ngo ubyumve, nawe warabibonye. Kariya kanyogosho ko kaza kabihuhura kabisa, ni fresh. Umwana ameze neza. None se impano yakiriye ate? Ese hari reaction yagize nyuma y'impano? Impano yashatse kubanza kuyanga, ariko ageraho arankundira arayifata. Nyuma yaho aza kumpamagara arambwira ati merci, aranshimira ati yayibonye nyine yayishimiye. Kuva icyo gihe nyine kugeza na n'ubu nategereje wenda yambwira ati bimeze uko nuko wapi, turabugana akambwira ati wowe tegereza. Ubu nagumye muri tegereza. Ntabwo ndasobanukirwa ngo umenye uko bimeze, ahubwo Diane wowe ahantu uri ndashaka kunsobanurire, ubu nzakutegereza kugeza ku wa kangahe. Yego. Ese byibuze umwanya arawuguha? Akenshi ari ubwo ambwira ngo ari mu kazi, kandi duhura bwa mbere yambwiye ko nta kazi afite, ariko umaze kumubwira ko mukunda asigaye afite akazi gateye ubwoba. Ubwo byanyobeye nyine, urumva ni bimwe by'abakobwa, hari niko mbifata, kumvugisha cyetse yabonye wenda namutesheje umutwe. Nabwo arabanza akambwira ati wowe bite iki, nakubwiye ko ndi mu kazi, ndakuvugisha ngeze mu rugo. Yagera mu rugo nategereza wapi, namuhamagara ngo arananiwe. Nuko tubanye na Diane, ndumva nta gahinda gusa. Ariko hari ukuntu iyo inzira imwe yanze umuntu ashaka kote faible y'umuntu akaba ari wapfumurira, noneho nta n'akantu byibuze uzamenye ka kote faible yiwe wazanyuramo kugira ngo noneho umufatishe. Breze rero reka nkubwire, none nawe wagiye utereta sinzi, ndabona imyaka yawe uko byagenda kose ntabwo waba utarabijyamo. Si 10 ntabwo ari 12. Abakobwa sinzi ntunabyita ku baratuvuna byatari. Naragerageje, ndakubwiye ngo kuva icyo gihe umukobwa wese mbonye mubonamo Diane. Urumva mubonamo Diane, mba numva ko umukobwa wese mwiza ari Diane. Niyo tuvugana, niyo amaye iminota mike yawe wenda niyo yaba ari 2 3, ndamubwira turakoze, mba numva akoze ikintu gikomeye. Naho kuvuga ngo wenda ngo waraho handi hantu nagiye mpfumurira ngo ngire, ndagerageza, mba nagerageje nkareba mu nzira zose, ariko wapi, umukobwa yaranze. Diane hano twaraganira tubwira ko umusore uje kumutereta afite irari muri we, amureba akamwibwira. Aho ntiyaba kubonamo umusore ufite irari bitewe n'indomoro oya n'abakunzi banjye. Ariko icyo kiganiro narakibonye? Narakibonye muri kumuganiza avuga ko niya mufite ngo ari ukuntu ngo atajya agorana. Narabirebye biriya kuko ndamukurikirana bihagije. Ikiganiro gisohoka
ndi uwa mbere kukireba ubwo urumva narakibonye narakibonye. None se nyine ubwo ashobora kuba yarakubonanye iryo rari? Oya ntabwo ari ukwanga irari kuko n'abakunzi banjye bamaze kumenyera uko bimeze n'abantu banzi wenda ubihamya ajye muri comment yandika ati turakuzi wowe umeze uku nuko. Nta kibazo ariko ngenzi ko ku ruhande rwanjye nta muntu wimenya cyane gusa ngiye ku ruhande rwanjye ntabwo ibyo mbigenderamo. Yemba nshaka umukobwa dukundana kabisa dukakora urukundo rumwe rutugeze ahantu heza. Ntabwo rero icyo yigeze akimbonamo. Yes. Nyuma yaho gato yuko utanze impano nk'uko wabitwibwiriye baba baragukomye. Wahora n'iki? Barankosoye ariko buriya baraguhondagura. Ubivuga bazi terime turi gukoresha ari abatazumva. Bivuge neza barankubise ariko kuba barankubise si ukuvuga ngo wenda nuko namburaga nari mfite se nuko ngewe mu mico yanjye bundi ntabwo nkunda kurwana, ntabwo nkunda urugomo, ndi umuntu ucisha make. Ndi umuntu ucisha make cyane kuko ntabwo nkunda ibintu by'imvururu. Niyo mpamvu nge uriya munyamakuru yarampamagaye arambwira ati rero ngufitiye umuntu ushaka guhura nawe ku mutima ati wasanga ari Diane uje kumpa igisubizo cyiza nanjye ngenda nari ndi no mu kazi ariko nakavuyemo navuze ngo ndanagiye. Ngezeyo mahura n'uriya mutipe uko mwabibonye turaganira mvuga ati wenda wasanga ari umufana wanjye cyangwa uje kungira inama runaka nsanga ngo ngakunda nawe Diane niko kurwana kura mwabibonye tu. Nyuma yo kurwana se ubyibuze Diane nta reaction yigeze agaragaza hagati yanyu kuri umwe cyangwa ku wundi? Yarampamagara ambaza ati se byagenze gute? Ndamubwira ati ngewe nabonye bampamagara ngo ngende bamuze n'umuntu ntabwo nenze uko biri bugende kuriya. Arambwira ati Paul ati nubwo wenda bira bitaracuma ariko wihanganire bira byabaye ntabwo ari nge babiteguye tubira nawe wasanga bitewe n'umujinya ati unyihanganire tu. Diane we twaravuganye arambwira ati Paul Gose akwihamagariye aje kuguha Paul byuze nta kantu wiyumvishe? Oya kuko urumva umuntu uzaguhamagara ari uko wahuye n'ibibazo gusa urumva bashaka ko yaratanguranywe wenda nasabira imbabazi uwo muhungu sinzi ariko cyakora wenda nabonye amamagenda bati sinzi kuko icyo gihe na telefone yagize ikibazo ariko amamagaye namwitabye nazi ko ari nawe nyumva ijwi ndavuga ati Imana ishimwe. Nari ndi no mu bikomere numva nabunitse ariko ndavuga ati ntari ubwo Diane ndabyira amamagaye. Ariko se ubwo guhamagara ntiwatekereje ati so n'undi yamuhamagaye cyangwa ari mu ruhande rwanjye n'injye ashyigikiye n'ingewe ari ku ruhande rwanjye? Niko nabikekaga nabo ati wenda buriya bashaka ko yabonye ibibaye ko uriya mutipe wenda afite urugomo rwinshi meze nk'uko abandi bagiye babivuga. Ndavuga ati buriya wasanga amutaye wenda ari uwo mwanya mwiza kuza ariko n'ubundi byarangiye yaraje kunsaba imbabazi gusa naho byarangiriye. Ariko n'ubundi baravuga mu Kinyarwanda ngo amaboko azaguha uyabonera mwiramukanya. Ubundi Diane hari ibintu bisa n'ibimenyetso byakweretse ko wenda hari igihe bizacamo? Diane rero ari igihe tuvugana akanyereka ko naribi akambwira ati wowe yamaye igihe tu arambwira ngo umuhe igihe ngazambwira ubu icyo gihe yamaye nicyo nyitegereje. Ubwo wenda iyo telefone isonye njya kureba ko ari Diane ngo basi numve ko ari ugiye kunsubiza aho kugezana n'ubu wapi ngasanga n'undi muntu. Ubwo igihe nikigera nk'uko yabimbwe burazambwira tu azambwira ndacyategereje ariko sineze gucika intege. Yego mu buzima bwa buri munsi umuntu apanga umunsi wiwe uburyo umunsi uri bugende. Tubwire byibuze umunsi wawe ukuntu uba upanze twumva umwanya Diane afatamo. Ubundi mu gitondo nyibyuka banza kujya mu dushe nkakaraba nitegura kujya mu kazi. Nkitegura nkajya mu kazi nk'ibisanzwe mba ngomba kugera mu kazi saa 2 byibura. Ubwo mbere yuko njya mu kazi mba ngomba kubanza nkahamagara Diane nkamubaza uko yaramutse uko ameze twamara kuvugana wenda mu minota 20 kuko naba afite ibyo ashaka kwitajyamo. Ubwo nayo ari gitagira bitewe na gahunda ze ako ngiye mba numva wenda yanarengaho tukavugana noneho ubwo nkajya mu kazi nkigera mu kazi mbere yuko nangira akazi arabizi nawe mbanza kumubwira ati ngeze mu kazi nshaka kumwandikira SMS cyangwa muhamagara ariko akenshi mu muhamagaye nagayifata mwandikira message nkati buri araza kuyisoma nahuguka tu. Ubwo nyuma saa 6 nirance nk'ibisanzwe kugeza nkasubira mu kazi nkataha ku mugoroba nyitaha nyigira mu rugo ntabwo mitamuhamagara namuvugisha nkamaze ukuntu yiriwe akazi kagenze gute uko umunsi wagenze nyine kuri we tu muri rusange akambwira paka nigoroba ntacyo ngeze mu rugo nuko umunsi wanjye ubuteye. Yego kuri wumva bibayeho ngombwa ko bitazakunda wazacika intege ryari niki cyazabikwereka ko
uri mu nzira zo gucika intege? Rero icyo kibazo nkunda kukibazwa n'abantu benshi, hari n'abafana banjye maze kugira bambaza icyo kibazo muri comment baranyandikira, kuri nomero yanjye nkabona abantu benshi baranyandikira, abari mu Rwanda abari hehe, mboneraho no gushimira abantu bamwe na bamwe, harimo uwitwa Furaha uri Finland, uwitwa Izahora uri Burundi. Abarundi bo ndabasuje cyane kabisa, banyereka ko bangiriye impuhwe, niko nabivuga, bangira inama umunsi ku munsi. Ndashimira umuntu uri Egypt witwa Gilbert, afite umufasha witwa Noella, nabo ku nama zabo kabisa ndabashimiye cyane. Naho ubundi nkomeje, Diane urumva akwanyutse gato ikibazo rumbajije, nari nkubajije ngo ese ni ryari wazemera gucika intege ukabivamo? Okay. Kuri njye mba numva ko nta gihe kizagera ngo numve nkucitse intege, kuko aka kanya ndacyumva ari Diane undimo. Sinzi wenda wasanga nabyo bizagera, wenda bitewe nuko nawe azaba yanyiyeretse, aho kugeza aka kanya njyewe ntabwo navuga ngo ejo cyangwa ejo nzacika intege, ndacyatsimbaraye ko kuko uriya mukobwa ndamukunda cyane, ndamukunda tu. Yes. Ni iki cyaguca intege ku buryo bivamo? Ni nk'iyihe nkuru wakumva kuri Diane igatuma ubivamo? Inkuru yatuma mureka, inkuru ni uko nakumva yakoze ubukwe, yashatse umugabo, ubwo navuga ati buriya ibyo ndimo byose ntabwo byashoboka, kuko ntabwo nakomeza gukunda umugore w'umugabo ariko mu gihe atarashaka naramubona yambaye alliance y'undi muntu, uko byagenda kose zakomeza. Nukubitwa nko ku nshuro ya gatatu n'ubundi ngo ati nkubitwa ku nshuro ya gatatu zishobora no kurenga, bitewe nuko nabonye uriya mutipe ari umunyamahane. Gusa Imana imubabarire, ngiye ntabwo njya nkomeza ibintu, sinjya nkomeza ibintu. Nawe yanyoheje message atinya hari kumamagara, nabonye message ye ya nomero naza, ariko nahise nkeka ko ari wambwira ati wihangane iki, ariko mbere yuko nsaba n'imbazi ngiye mba namubabariye cyane. No muzima busanzwe burangiye ntabwo ngorana, ntabwo nkunda ibintu byo kugorana n'abantu cyangwa kugira ibibazo n'abantu. Naramubabariye nashaka zongera, ariko buriya uko byagenda kose uri mukuri aratsinda, ntabwo kurwana cyangwa kugira utari byo byerekana ko ukunda umuntu. Yego. Ni iyihe ngeso wazasangana Diane igatuma nayo ubivamo? Kugeza aka kanya rero, kuko ingeso ze buriya habaho ingeso nziza n'ingeso mbi. Ubwo ndakeka umbajije mbi, ariko nk'ingeso mbi nshaka kumwumvaho wenda, ariko simpamya ko yabikora, ntabwo yabikora. Ariko numvise ko wenda arara mu bagabo, kuko ndabyanga cyane. Icyo gihe navuga ati rwa rukundo rwagenda rurangira, kuko ibyo ni ibintu bishobora kunca intege cyane. Kuko namukunze mbona ari umukobwa mwiza wiyubahisha, mbona ari umukobwa nyine uri smart. Rero urumva amenye ko ari bitandukanye n'icyo namukundiye, icyo gihe nahita ncika intege. Yego. Ushobora kuba wifunze gutyo ku madrip, ku mashenete, ku bintu byose wuzuye gutya, ariko mu mufuka wapi hahuhamo umuyaga, wenda abimenye ko umenye ko ari cyo aguhora, ko nta bushobozi ufite. Ubushobozi bwo ntabwo ntabwo nabeshya abantu, ubwo ntabwo ni twatundi ubona nyine two kwitaho witunga biraho. Amafaranga yo ntabwo navuga ngo mfite amafaranga yo yaranabuze muri no minsi urabibona. Iyo nkunda kurikira amafaranga yose ntacyo mwijeje, ahubwo icyo namubwira nuko wenda twafatanya kuyashaka. Nimba nkorera ngahe nawe yakorera tungahe, tugahuriza hamwe tukidevelopa. Wa musore kuzi ku isi ya none abadada ikintu bashyize imbere ari ikofi, urumva aho hanze uzasyaho? Rero byaterwa nuko wenda ingano y'ayo mafaranga wenda kuri we ashaka, uko biri iyo ukorera, iyo ufite akazi nuko akaguhemba ngahe yawe, ubasha kuyamanaginga, ukiha umwanya ati ndakoresha yandabika ayo niyo mafaranga. Naho kuvuga ngo amwe menshi agaragarira buri muntu wese, wapi wapi kabisa. Amafaranga yo n'ubundi umuntu afite, ariko afite ayo kwikemuza. Yego. Nk'ubu ngubu bibaye ngombwa ko kwemerera cyangwa akabanza kukubaza nk'ikibazo bati se nk'ubu ngubu bibaye ngombwa ko dushakana wankwa ngahe, ubona nka Diane kugikundira afite buri gihe ahagaze wamukwa nkangahe? Reka nkubwire rero ukirangiza kuri icyo kibazo Blaise, icyo gihe byaterwa n'ubushobozi naba mfite, uko byagenda kose ntabwo umva yabiri hejuru cyane, kuko bitewe n'ukuntu mukunda n'ukuntu mbona arenze, urumva ntabwo namukwa inka nyinshi cyane. Byaterwa n'ubushobozi mfite, ariko mfite ubushobozi nagenda nkamuha ahantu mu gisambu nkazishyiramo ari nka magana nkarundamo, nkamuheza ati mujyane, mwamaye umugeni mwiza cyangwa se umufasha mwiza.
yego. wenda mu bihe wanyuzemo buriya ntabwo ariyo mfura mu rukundo. Ex wa ni iki kimwe byibuze umwibukiraho Diane yazakwibagiza? Ikintu wenda mwibukiraho na n'ubu nubwo wenda barimutse bagibutaka bagiye Mozambique, twaje kuburana uko nguko, ariko ikintu mwibukiraho yari umuntu iyo yabaga yakoze ikosa umva yakoraga uko ashoboye kose kugira ngo agarure muri mood. Yabaga yatega kaza mu rugo, urumva yabaga i Butare, twahuriye ku ishuri kuko nigaga za Butare nawe ariho iwabo, ngiye nkataha nawe, urumva yageragezaga uburyo bwose ngeraho, ariko akanyereka ko nyine acishije bugufi. Nicyo kintu mwubahira n'ubu niyo mvuganye nawe, nicyo kintu mwibukiraho. Yaranyubahaga cyane, iyo nababaraga nawe yabaga ababaye. Yego. Urukundo rwawe ngo ntirwarenga Akanyaru kubera ko yagiye Mozambique ngo byase birangiye? Oya, mbere yuko agenda n'undi yagiye dufitanya tubazo tumwe na tumwe, rero naho babiza gukubitiraho yuko banagiye, urumva umuntu nimba mwafitanye ibibazo akagenda mutarabikemura, akagera hariya nta nubwo ubuzi ngo azagaruka bigenze gute, bigenda birangira. Urumva umuntu twakundanye kuva 2017 nigaga icyo gihe muri senior 4, we yari senior 5, yari imbere yanjye w'umwaka umwe. 2019 nibwo nasoje segonderi, ubwo yaramaze umwaka umwe asoje, yananze mu buzima bwo hanze. Abizi n'umukobwa yagutaye mu ishuri akagira hanze, yahise abona n'akazi keza, ari umwana w'ahantu nyine ameze fresh, abona akazi keza. Urumva byatangiye gutyo tu, akageza no kunsura ku ishuri, ariko nkabona ko n'ubundi uko byagenda kose ahantu ageze ngiye binsabi kuzamuka amasikariye menshi. Ubwo rero aho bagendeye noneho tuza no kugira ikintu dupfa, birangira uko nguko. Ariko ahantu ari hose peace, ndagusuhuje kabisa. Yego. Okay, noneho buriya Diane uramureba uko ntahagaze, ni umwana mwiza pe, byatare. Utegura kumuhira impano, hari ibyo wari wateguye kumubwira, hari ibyo wari wateguye kubigenzamo, ariko tubwiye byuze nk'utugambo wamubwiye uri kumuhira impano. Abakunzi banjye baze kunyarukira, sinzi ko yatezo nayivuga. Oya, tubwire natwe ntacyo baze kujyayo, ntacyo ndabisubiramo, ariko baze kujyayo barayumva. Ariko ijambo nguna no kumubwirana n'ubu mubwira ko mukunda. Namubwiye ko mukunda kandi nabikoze kubera we. Nayo magambo namubwiye niyo nibuka y'ingenzi. Yego. Hari ukuntu abakobwa bakunda utuntu twabasheri babo, wenda udukweto, agashenete cyangwa udusaha cyangwa impeta. Niki ugira mu buzima bwa mu mutungo utunze Diane yagusaba ntumuhe? Bureze nawe rero ibibazo byawe uyu munsi, ibibazo nahuye nabyo sinzi. Wenda mu bintu mfite nta kintu wenda nawe aransaba ngo keretse nagifite ubushobozi, ariko icyo mfite ubushobozi cyose ngiye mba numva Diane nakimuha, ariko nzi neza ko n'ubundi tuzajya mu rukundo. Ntacyo namwima nyifite tu. Yego. Diane yavuze ko ku musore akunda yajya mu musore aho kugira ngo imodoka imugonga yajyamo akaba ari igonga. Narabyumvise biriya bintu, ariko byashoboka kuko abura urukundo nyine. Iyo ukunda umuntu, nibyo nahoze nkubwira, iyo ukunda umuntu umukunda, ntureba ngo afite amafaranga, nuranga afite ibiki, uravuga ati n'ubundi reka mwitangire, kuko ubu umukunda nyine aba ari uwawe tu. Yego. Yavuze ko we na sheri we aho kugira baburare yajya no kwicuruza. Icyo ngicyo cyo ntago ni kubwe, kandi buri muntu wese aba afite kamere yiwe n'ukuntu ateye. Gusa ngiye tubana ntago nabimwemerera, ari uwanjye ntago nabimwemerera. Ubu nabizi nunanyemerera ibyo ngibyo inza nitwica tuzajya mu baturanyi, ariko kwicuruza wapi. Ariko no kurengera umukunzi? Oya, hari ukurengera umukunzi mu nzira itari nziza. Icyo gihe cyo wapi twavuga namubwira ati ihangane basi ndeba ahantu njye mu nshuti zanjye aho nkuye utungaye nahe tugateranya, ariko ntago natuma yicuruza. Kwicuruza wapi, nta muntu twasangira umugore. Wapi, ntago bishoboka. Nta muntu mwasangira Diane? Nta muntu nagara umugore wanjye, aho kubera Imana tu. Bibaye nta muntu twamusangira kubera ukuntu aba mwubaha, kandi burangiyewe umuntu dukundana cyangwa umuntu twazabana mba numva ari umuntu ukomeye. Ntago nakwifuza ko ajya kwishimana n'undi mugabo bigeze aho ngaho, wapi. None se buriya Diane ni nk'iki yazakora byibuze nk'igihe runaka yatakayemo
ugahita ubyemera ubikuye ugahita ubona ko ari byo pe ko yaje noneho wese? icya mbere urumva nagiye nkubwira ko umwanya tuvugana ari mutoya, akenshi abambwira ngo ari busy, ngageze mu kazi ngarananiwe, mugere no nabona atanye kugere no hanyihamagara n'ubundi ajya amamagara, ariko amamagara uko namuhamagaye inshuro nyinshi ari nibwo amamagara akambwira ati ngo sorry nari ndi mu kazi turaza kuvugana. Ubwo nibyo tuvugana gusa, ariko mbonye yongereye umwanya twavuganaga nkabona ubwo atanye kujya nyihamagara umwanya munini, noneho navuga ati wow, bya bintu byatangiye. Yego. Bamushimira ute noneho icyo gihe? Nahamagara inshuti n'abavandimwe nkabibamenyesha, nkababwira ati wa muntu yaje, utazanye ibintu by'amavi. Arega biriya ntago menya ukuntu bije bre, biriya nta nubwo ubitegura ntago ubizi. Wowe ushiduka nimba baranabibonye duhura bwa mbere, nararize ndapfukama ndamusaba namubwira ati mbabarira iki, ariko nanjye nabonye bije nyuma narebye video ndo ati nuko byagenze mego, ariko nyine bije ako kanya urabikora ntago umenya ukuntu bije. Yego. Wari warotana rimwe DIANE? Icyo ni ikibazo mbaje cy'abana, byabaye inshuro na nyinshi. Irumva n'icyo gihe, icyo gihe bwa mbere kugira ngo mpamagare n'umunyamakuru ngaduhuze byabaye naraye mureba, ubwo naho nsinzire n'ubundi akajya ngaruka mu ishusho. Nabibwiye abantu barabihakana ko namurose inshuro enye iminsi 4 yikurikiranye hadaciyemo n'umunsi umwe. Mari iminsi 4 murota wenda turi kumwe hehe, ubu kuri kibango murota turi kumwe hehe, bigira abana ko nibajye babyemera. Oya nese reka mubwire muri wamurose bwa mbere muri twa turi muri restaurant twagiye gusangira lunch. Kabiri twe twajyanye gusenga. Gatatu twe twajyanye muri party muri anniversaire, ari nagiye no kumwereka inshuti zanjye icyo gihe. Kane sobonye kubaza cyangwa nyibwira ubwo ubwo utangiye bimwe byawe kandi Breza nawe ubu ushaka kuboneza abafana wapi. Ngo tubwire kane twari twagiye ibintu byo kugenda mugenda oya nyine icyo gihe urumva ntago namurota ngo murote ngo turi kumwe, keretse byanashoboka, ariko icyo gihe bwo twari turi mu rugo ndi kumwereka ababyeyi, ndi kubwira ababyeyi banjye ati uyu mukobwa niwe sheri wanjye. Yego. Konzi bacu murumva inshuro ya 5 bizaba bimeze bite? Ya 5 ubwo bizaba byaciyemo twakundanye ahari. Ubu reno bizaba yarumaye rwanyaro. Ari hasi hejuru. Oya. Mu rukundo. Yego. Nta kibazo tu. Niba atari bimwe byawe ubuzana ibiganiro byawe ku ruhande bwo byashoboka. Hasi hejuru se mu rukundo nyine se noza mu bicu hejuru bure garukira aho ngaho tu garukira aho ngaho. Wumvishe ko nawe umunsi umwe kurotoreye inzozi yakoroteye wabyakira ute? Buriya ntekereza ko kugira ngo wenda urote umuntu akenshi cyangwa urote ikintu runaka no kuba wagitekerejeho cyane cyangwa afashe umwanya munini kuri icyo kintu cyangwa se kuri uwo muntu, ubwo nawe uko byagenda kose yaba yanekerejeho umwanya munini na agaciro ibyo bintu nkavuga ati buriya ubwo yandose ashobora kuba nawe afata umwanya wo gutekereza kuri njyewe. Wabyishimira cyane. Nose kuvuze ko wabyishimira, ntago uzi ko inzozi zishobora kuba mbi cyangwa nziza, wenda bishobora noneho kukurota no yakwanze byarangiye cyangwa byaterwa nyine. Ubwo ngiye mbisubije mu buryo bwa positive, wagiye mu ruhande rwawe bwiza nyine rwanjye ubwo ibyo bindi nyine sinzi, ariko yandose mu byiza nyine urumva byanshimisha. Yego. Nese ubundi DIANE wari ukunze guhurira usibye mu nzozi? Ya urumva duhura, tumaze guhura akenshi duhura wenda kumwe n'umunyamakuru. Ntabwo dukunze guhura cyane kuko ni umuntu uhora ari busy cyane. Waba warigeze wifuza se kubyibuza ko mwahura mukasangira nk'agafanta akabyanga? Narabyifuje nza no kubimugezaho, ambwira ko nyine nabona umwanya azambwira. Ubu nyine nabyo turabiteganya mu minsi iri imbere, ndashaka kuzamujyana ahantu. Urumva nk'uwo munsi wazakoresha ka fagitire nk'akangana gute? Bizaterwa n'ukuntu mu mufuka bizaba bihagaze, kubera ko ubu ngubu urabona n'ahantu icyorezo kitugejeje, agafaranga ko ntago nakwirarira ku bantu, ariko yo kumusohokana nkamugurira agafanta yo ntago yabura tu. Ubwo si ubwo mugeze hariya mugiye gusohokera nk'ako kantu mugiye kugafata ugasanga isamanuza cya Braka, cya Black Label, cya G&B. Urumva byano ko biri ntago ari umuntu ukunda ibyo bintu cyane. Hari umukobwa byo mwagira ashobora kubera mu cyo munsi
ukuntu muzi ntabwo yabikora gusa sinirengagije ko ari abakobwa nyine ishobora kugerayo ahubwo ugasanga bakoresheje komande ebyiri z'inkoko akajya avuga ati mukore inkoko yokeje n'itetse ariko we ntabwo yabikora we ntabwo yabikora ndamwizeye bibaye uko byagera kose ubwo nahita mpamagara mu rugo 8 bakawugurisha kuko n'ubundi njya kumuhira impano nigomye byinshi hari ibintu byanjye nigomye kugira ngo byibura mushimishe nubwo ndaba atari ngombwa ko mbivuga ako impano yanwaye amafaranga ari kwishyura gato byibura nk'amezi 3 urumva rero yanwaye amafaranga ubwo rero n'icyo gihe bibaye nahamagara munafite ikintu ako kanya barwatira ubwo nahamagara ako kugira ngo byibura nawe atanshishamo ijisho yego byibuze tugereranyirize nka message waha umuntu wahamagara ngo aguhaye amafaranga wamubwira ngo iki ko bigenze bite namubwiza ukuri nambwira ati muye n'uruva gusenya ntabwo uko bigenze ntabwo ariko nabiteguye mbabarira undwaneho niza yanganza yagwa kuri ino tariki kuko inshuti zanjye akenshi bazizi igihe ubonera amafaranga baba bazi itariki yemberwaho namubwira ati kuri ya tariki nzabikora yego Diane yari yakubabazaho na rimwe kumbabaza gute ubwo wenda akagukorera nk'ikintu ukababara kubera ko nta kintu kiri grave cyane nyine navuga wenda yankoreye kirenze ahubwo wenda yumbaza uriya musheri we Alexandre nimba ari Alexandre ariko Alexandre Imana izakuyobore izaguhane gusa uriya we niwe navuga wenda wambabaje kuko urumva umuntu ugusuzugura akagukubitira imbere ya kamera none icyo gihe nari maze iminsi nanirwa mvuye kwa muganga n'iki bamamagara aribwo nyitangira kujya mu kazi barongera bansubiza bira ni ibintu birebire bro ni ibintu birebire ariko uriya mutipe niwe wambabaje naho Diane we ntabwo namurenganye kuko wenda siyamutumye ariko Diane we nta kintu navuga cyambabaje wenda ashobora kuba ataragira icyo akora ngo kikubabaze basi se byibuze hari ikintu kimwe yari yakora kikagushimisha kuri wowe ari wowe wagikoreye yamamagaye yafashe nk'umwanya nkabona ngiye telefone irasonye yanditsemo nyine amazina ye mba numva ko ari byiza ari ibintu by'agaciro numva ko nawe ako kanya nekerejeho nibyo binshimisha no ko ari ajya nambwira ngo sinzacika intege nyine ngo we courage niko ajya ambwira ati wowe ati wenda bizaza igihe nikigira bizaza ubu nanjye sinzi ubwo nyine nibyo ajya ambwira we nkumva ko ari byiza mu gitondo runaka cy'umunsi umwe nko ari nko kuwa gatandatu cyangwa ku cyumweru aguhamagaye akakubwira ngo muhure wenda mukaguhurira nk'ahantu ku gakofi ukuntu kubyumva afite nka bag yarangiza akaguha impano wagera mu rugo ugasanga niya indi yawe yagusubije ibibazo byawe gusa urumva wavuga ati uyu muntu bigenze gute ariko ubwo atayanze icyo gihe ntabwo ntekereza ko iki gihe aribwo ashobora kuba cyagiye yari atarahitamo kandi wenda nuko wenda ushobora kuba utarakurikiranye ikiganiro neza cy'uriya mutipe nimba koko uriya mutipe ibintu yambwiye ari byo yambwiye ko yayimenaguye ngo yarayimenaguye urumva niyo mpamvu ko yaturiye mutipe niwe muntu wambabaje hari muri uno mwaka urumva kugura impano iguhenze wigomye byinshi izi sawa ubu nyirinzu bamwihisha namwisha kuko mba narabona uko nyamuha naratanze amafaranga kuri Diane ukumva umutipe mugenzi wawe Imana kugira ngo wenda kubwira ati courage afashe ikintu cyakutwaye umwanya arakimenaguye ni ikintu kibabaje bro ni ikintu kibabaje byatari nimba koko ari byo ntago ndamenya ukuri ariko yambwiye ko yabwiye n'abantu ko yayimenaguye yarayifashe ngo arayimenagura arajugunya ariko n'ibyisi naribe tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ibyo ari byo byose kuba naje hano ni uko wabonye Diane nk'uko wabivuze yakoreye hano ugenda ukurikirana ahantu hose agiye gukorera ahantu yagaragaye gira ikintu umubwira wenda natwe tuzakora uko dushoboye kose munahurira hano mugira icyo muganira byibuze agira ikintu umubwira kuko ugenda umukurikirana ahantu hose agiye ushobora kuba n'ejo ushobora no kuzajya ku kazi kiwe Diane ikintu nakubwira ndagukunda urabizi murambikubwira murambikwandikira ni ikintu mpora nkubwira buri munsi urabizi ndagukunda kandi ntekereza ko urukundo ngukunda rutazarangira ni urukundo ruzagumaho igihe cyose ndagukunda cyane yego
mpamagaye umunsi umwe runaka natwe kuguhamagara uzemera muze muganire mugire icyo mutangariza abakunzi ba Yawe TV? Ntabwo nabyanga kubera ko nanjye mba mboneyeho ku mwanya wo kumubona, kuko turi kumwe twicanye mba numva byibura ari ikintu biri kumfasha. Ndatekereza ahubwo muzamungiriye neza kuko nanjye mba mushaka, ntabwo nzabyanga. Yego. Souvenir, reka rero tugushimire ko wabashije kwitabira ubutumire bwacu, ukaza ukatuganiriza, ukatubwira iby'urukundo rwawe, ingorane uri kugenda uhura nazo, ngo uri kubabazwa, ariko baravuga ngo imbuto yo mu gishayira ku giti cy'umuruho, kandi iyo utarabona umwijima ntumenya ko umucyo ubaho. Yes. Komera nk'uko abikubwira, wenda ejo uzabona intsinzi. Kabisa Breno, niko ngomba kubigenza tu, nanjye ndategereje. Bakunzi ba Yawe TV rero murakoze cyane kubana natwe, mukore subscribe, mukore notification, mukande like, mushyiraho na comment hasi, ubundi ibiganiro biryoshye nakagaruka kuri Yawe TV. Mwakoze kubana natwe.